rebera inyama hano irumutse, nta mavuta menshi ifite, nta birungo bigaragara kwa kundi ufata inyama ukabona ni amavuta. Muraho neza nshuti zanjye, ikaze mu gikoni cyacu aho tuzajya twigira ibintu bitandukanye bijyanye no guteka, ubuzima bwa buri munsi bw'ababyeyi. Uyu munsi rero tugiye guteka isosi y'inyama, isosi y'inyama idafite amavuta menshi ivanzemo n'imboga. Isosi yagufasha kurya inyama utashyizemo amavuta menshi, kandi ukaba wayijyanisha n'indyo zitandukanye. Hano turi buyikoreshe ku birayi, ariko wayikoresha ku gitoki, wayikoresha ku muceri, kuri makaroni, wayikoresha ahantu hose. Nk'uko mubibona rero hano natangiye ni inyama. Izi ni inyama nazikasemo utuntu duto 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 kugira ngo tuze kuba duhiye tworoshye, nubwo tumenyereye ko kera batubwiraga ko inyama ntoya arizo nta mugiro urya inyama ntoya, ariko utunyama duto nitwo dushya tukaryoha. Hano ngiye gushyiramo ibirungo, ngiye kubereka ibirungo ndi bukoreshe. Black pepper mwayibonye, iyi ni meat tenderizer, iyi ni paprika na black pepper biryoshya ibiryo mw'abantu, kandi bisa nkaho biri natural. Soya sauce dark niyo turi bukoreshe. Dukoreshe turmeric powder ivanze na black pepper, ifasha mu kurwanya kanseri. Ngiye gukoresha ginger nayo iry'ifu, n'amavuta y'igihwagari of course niyo turi bukoreshe, tugakoresha n'umunyu. Nguwo ni ibyo birungo tugiye gukoresha tubimarina. Turazimarina tuzitereke iminota 30 kugira ngo zibanze zorohe, ibirungo byinjiremo imbere. Hano nabanje nshyiramo paprika, murabibona ko black pepper nshyizemo paprika, nashyiramo duke, umuntu ashyiramo bitewe n'urugero akunda n'uko abikunda. Iyi ni meat tenderizer, ituma zoroha ntizikomere zazindi ushikuruka kubita umutwe ku gikuta. Meat tenderizer ituma zoroha. Ngako ka turmeric rwose umuntu mujye mukunda kuyikoresha, cyane cyane bakoresheje na black pepper. Ahangaha ni soya sauce dark, nshyiramo gakeya kuko izimo nyinshi bihita biba umukara cyane. Uyu ni umunyu. Ibipimo by'ibirungo hano buri wese yashyiramo bitewe n'ibirungo akunda na kantite akunda. Uko abikunda nta kantite nakuvuga ngo akayiko kamwe. Ushobora kuba ukunda ka black pepper gakoze, ushobora kuba utakunda kugashyiramo bitewe n'uko ufite abana wenda batabikunda. Hano nashyizemo n'utuvuta. Aya mavuta nshyizemo niyo ari buziteke mpaka zihiye, n'andi mavuta turi bwongeremo. Hano ni utuvuta duke. Nahise ndavanga, ni ukuvanga kugeza igihe ubona ko buri nyama yose yakozweho n'ikirungo. Nakomeje ndavanga rwose. Ubishoboye wanavangisha intoki, ukambara nka ga ukabizivanga neza ku buryo ugenda winjizamo ibirungo mo imbere, ku buryo ibirungo biri bugeremo imbere, atari kwa kundi ubirya bisize inyuma, icy'inyuma wakimara kukirya ugasanga imbere inyama iracyari nk'itogosheje. Ariko gutya iyo uzimarinnye n'imbere usanga ikirungo cyagezemo. Nibyo byiza rwose, urazimarina ukazivanga ku buryo n'umunyu ugeramo imbere, atari ikirungo gisize inyuma gusa. Uravanga. Iyo ushaka kwihuta ukoresha intoki. Hano nahise mbona undi muhelpa ati mama reka nze ngufashe. Mfite abana bakunda kumfasha mu gikoni, yaje aramfasha. Igisorori cyari kiri kugenda kuko nari mfashe telefone ndi gukamera, mfatira ikiboro kugira ngo kitakomeza kunsiteresa. Ndavanga
nakomeje ndavanga aramfasha, ufata umwanya wo kuvanga kuko purisi hari ikirungo kitinjiramo purisi itakuryohera. Ni ukuvuga ngo urakomeza ukavanga kugeza ubonye ko ibirungo byahuye n'inyama. Hano byari birangiye, nari ndi kuzegeranya neza ngo nzipfundikire. Umufasha ngeze ambwira ati my kitchen help, it's their name. When I'm in the kitchen they are called kitchen helpers. Yaje aramfasha arapfundikira. Arabizi, by the way, arabizi. Burya tujye tureka abana badufashe mu mirimo itandukanye, akazi kose uri gukora, kuko bituma atangira kugenda amenyera kuzajya nawe abyikorera. N'undi bose bari babiri bavuye kwiga, bati reka uretse tuze tugufashe. Baba bari aho hafi, yapfundikiye birapfa, arongera, ariko murabona ko abizi nawe. Nahako mugenzi ipfundikiye, urazipfundikira ukareka nk'iminota 30. Nahise njya guhata ibirayi. Nibyo nari ngiye gukoresha, turi burishe ziriya nyama. Aha rero ibirayi tugiye kubiteka ku mwuka. Ziriya safuriya, ibirayi, karoti, everything you want to cook, ibintu byose ushaka guteka kandi bikeneye guhatwa wagakoresha. Ni keza rwose, kakora vuba vuba. Buri wese ukunda igikoni, ukunda guteka, namushishikariza kukagura kuko nako kankoreye umuti. Tuzareba ibikoresho bimwe na bimwe wagura byagufasha koroshya akazi ko mu gikoni, kandi ukaryoherwa no guteka, ukaryoherwa no kwitekera ibiryo byawe, ukoroshya ukaryoherwa n'ubuzima bw'umugore. Icyo ni cyo kintu tugamije gukora. Enjoy your wife time. Nimba rukabivuga, enjoyinga kuba uri umugore, wumve ko guteka ntacyo bigutwaye. Aha rero inyama zacu, ya minota yari ishize, iminota 30 niyo minimum, ariko wihuta wagiye wareba nawe bitewe n'umwanya ufite. Murabona ko zumutse, ni amavuta menshi zifite, zahinduye ibara. Biragaragara ko ibirungo byose byagezemo imbere, murabibona. Ndi kuzihindukiza hano, murebe ukuntu zose zahinduye ibara. Zose urabona ko ushaka kugira ngo ziranahiye. Hari abantu bo muri Ethiopia nabonye barya inyama mbisi, hari nazo bazirya. Aha ibi ni ibirungo nari ngiye gukoresha. Igitunguru murabona ko ari cyinshi, puwaro, seleri na puwavuro. Hariya mfite karoti zitetse nazo ku mwuka n'imiteja kuri ya safuriya y'umwuka ndi bukoreshe. Ntabwo zitogosheje mu mazi, zitetse ku mwuka, zahishijwe n'umwuka. Dufite n'inyanya ziseye muri ka kamashini naberetse. Ntabwo turi bukoresha amasosi tomate. Sosi tomate igira umunyu mwinshi, burya ubishoboye wareka kuzajya uyikoresha. Umunyu mwinshi burya nawo ni mubi. Hano murabona isafuriya tugiye kuzitekamo, ni amavuta ndi bushyiremo, nta kintu kindi ndi bushyiremo. Nitse nsukamo za nyama zanjye zonyine, nta yandi mavuta nongeyemo. Ibirungo zirabyifitiye. Hano hari inyama ya sitereje yari yanze kuvamo, rwose. Yabaye nka indi y'agasa. Hano ni agasamu, n'indi ni agasamunyiga, ni agasamu ka muzurizuri, katsira n'ikanutse karibwa n'ikane. Nabona nayo yambereye nk'iya indi y'agasamunyiga. Finally yaje kuvamo. Hano ndavanga
kugira ngo zegerane ndapfundikira. Urapfundikira ukazireka, ni nkaho nazo ziba zitetse ku mwuka ariko zibyarira amazi, ndi bubibereke murabibona, ku muriro muke muke natetse ku ishyiga rifite umuriro muke. Ndebera look, amazi ari kugwa. Look, ntizishobora gushirira ko zigenda buhoro buhoro zibyara amazi. Urakomeza ukajya upfundura ukagaragura n'akamamiyo. Hari umuntu w'umugabo ushaka kubwira ngo akamamiyo ni icyo akabiyoberwa mw'abantu. Uravanga n'akamamiyo. Ahangaha nakomeje kuvanga, murabona ko zamaze guhindura ibara, zazanye amazi. Aya mazi yazo yavuyemo niyo ari buziteke mpaka zihiye. Aya mazi niyo ari buziteke kandi niyo ari butubere isosi. Ni ayandi mazi twongeramo kugira ngo yagu yacu kugira ngo yagu yacu ibe ifite inurira kwa iryoshye, iryoshye. Urakomeza ugapfundikira. Ubu ngubu ziba ziri hafi gushya. Uraguta, urayifata ukumva, wakumva yoroshye bitewe n'ibirungo n'umwanya yamaze mu birungo. Hari igihe zihita zishya vuba ariko hari iziba zikomeye. Urategereza, urakomeza ukumva. Hari izishya ari uko aya mazi akamye, hari izishya atarakama, biterwa n'inka nyine nk'uko ziba zitandukanye. Hano nari ndi kuguta, nahise numva zahiye, zari zahiye. Sinategereza ko isosi yacu ikama. Iyo ushaka izumutse udashaka isosi, tuzazigira utegereza ko mu gitondo tegereza ko isosi ikama. Hariya nanegereje gatoya mbanje kwirira ibitunguru. Mwabana nkunda ibitunguru, mbese uwapima amaraso yanjye hariya asanga harimo ibitunguru byigendera. Nabikunze bitewe no kurwara ibintu by'amasinizite. Murumva n'ubu ko ndi kugenda nitsamura, ariko iyo nabikoresheje, iyo nabiriye bituma nagira amakirize menshi. Hano rero murabibona nahise mbisukamo kuko nari numvishe ko zahiye. Mbisutsemo hakirimo agasosi kugira ngo nabyo byinjire, bibone uko byinjira mu nyama. Nukuvuga ngo birahira muri iriya sosi irangije nayo ibigeze mo imbere mu nyama. Ibitunguru, nimba ugira ikibazo cyo kugira amasinizite, ibibazo mu buhumekero, koresha ibitunguru, koresha tungurusumu. Ibitunguru cy'umutuku cyane cyane ujye ukunda kugihekenya. Ushaka kugikatira ku biryo, si ngombwa ngo ujye gukora salade, amavinegere biki. Ushobora guhita ugikatira ku biryo bishyushye ukakirya. Wamaze kubimenyera nakura nakirya ari kibisi, urakiriye rwose. Cyane cyane ko iby'ubu byose byabaye inshinwa, mugani wa ya ndirimbo. Ari igitunguru ryo kumva na bukare na buke burimo, ukaba wanagikata nurire. Nuhura n'icyo rero ujye ugihekenya. Hano nashyizemo karoti, nibagiye gufata video. Hano nazishyizemo karoti zivanze n'imiteja, mba narazibitse zitogosheje, zitetse ku mwuka. Mpita nshyiramo na za nyanya zanjye ziseye rwose. Nimba ufite paswari, nimba ufite blender, nimba ufite akandi kuma gashobora gusya inyanya zawe, jya ukoresha inyanya ziseye, usezerere amasosi tomate. We ntago wayavaho 100%, ariko aho bishoboka wajya ukoresha inyanya zawe uzi ko wisereye. Sosi tomate yego zirabitukuza, ariko no kuryoha burya biterwa n'ibindi. Byaterwa nk'ubu ino sosi ukeneye kuyirisha ubugari, wakongeramo agasosi tomate kugira ngo nibura ujye ubona ko ubugari bugize
njye nkunda ubugari kuburisha isosi ifashe. Mundebere ibiryo hano birasa neza, birahumura. Nubwo nakuyemo amajwi ngo mwumve ukuntu aba kitchen helpers banjye bavuga ngo it smells. Byahumuraga, utwa turungo twose ni ukuvuga ngo byivanze, igitunguru kirahumuramo, seleri irahumura, puwaro, mbese buri wese ushaka kujya arya inyama zigabanyijemo amavuta, ukarya isosi nziza, ukaba uzi ko wanazirishije imboga, kandi ukabikora ari ibintu byihuse, atari ukuvuga ngo ngiye guteka inyama ngo ngaruke neke imboga ku ruhande. Do this recipe, teka rino funguro, umva ndakubwiza ukuri biraryoshye. Umuntu wayiriyeho yambwiye ati, nari mfite umushyitsi, umuntu yari yambwiye ati biraryoshye pe, biraryoshye, ubutaha nabwo ningaruka uzanekere bino. Ndebera isosi ukuntu ishya, napfundikiye ngo ibanze bishye neza, ndabireka. Bya birayi byanjye hano nabyo byahiye, murebe nabitetse hano napfunduye ndashya, isafuriya yari ishyushye, mpita gushaka akantu ko gupfunduza nyine, nari niyemeye nzi ko intoki zanjye zitajya zishya, ubundi abantu dukunda guteka intoki zacu ziba zarakomeye. Hano nahiye rero, murabibona ibirayi bihiye byumutse, ntabwo byageze mu mazi. Ushaka kugabanya ibintu by'amafiriti, shaka pressure cooker, isafuriya yitwa pressure cooker. Iyi safuriya yagufasha kugabanya guteka ibintu, kuko bino birayi biba biryoshye ku buryo utatekereza guhora wumva ko warisha ibiryo biryoshye amafiriti. Biba byumutse, ni amazi. Aha rero kuko nari mfite umushyitsi, ntabwo nari bujye gukamera muri salo, ahise mbumvira nyiri mu gikoni, ahise mbumvira ngo numve ukuntu biraryoshye, byari biryoshye. Ntabwo nkunda ibirayi, ariko nyine ibirayi bitetse gutya ndabikunda. Ubundi nkunda igitoki, ariko ikirayi nacyo nagitetse gutya ndagikunda. Ndeba ikirayi kiri gufata, wagira ngo nashyizemo salisa, nayo nashyizemo, ndebera. Ndebera inyama hano irumutse, nta mavuta menshi ifite, nta birungo bigaragara, kwa kundi ufata inyama ukabona ni amavuta. Ibi biryo biraryoshye, nta mavuta menshi bifite, byujuje intungamubiri zose, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga. Ni ifunguro ryuzuye kandi ryihuse wahita ukora uvuye ku kazi wihuta. Murabona ko biraryoshye. Buri wese wumva ashaka guteka inyama mu bundi buryo butandukanye, si ngombwa ngo uhore uteka indyo imwe, ugomba ugahindura ku buryo. Hari umushuti wanjye uba hano ku rubuga, uba hano unkurikira kuri YouTube, kuri channel yanjye, niwe wambwiye ati guteka ni ukuvumbura, nta formule ibaho mu guteka. Vumbura, uteke ibyawe, ushaka uburyo uhindura indyo. Nimba wari usanzwe uteka zino nyama mukazirisha ibirayi, uyu munsi ziteke muzirishe umuceri, ubundi muzirishe wenda makaroni. Biraryoshye kandi byujuje intungamubiri. Please rero share, subscribe, comment, byose dukomeze kwiteza imbere mu gikoni cyacu, duteka ibiryo biryoshye kandi biri healthy, bifite byubaka umubiri, bifite intungamubiri zose. Iteka ryose isahane yacu tugiye kurya ijya iba yujuje intungamubiri, iba ari isahane y'indyo yuzuye, hato tutazarwara bwaki cyangwa tukarwara izindi ndwara z'imirire mibi zitari bwaki. Ciao, naho ubutaha kuri channel Esther's Hobbies. Turabakunda, ciao.